mushobora kuba mukundana, rimwe na rimwe ibimenyetso agukorera, rimwe na rimwe ukabona ko atagukunda, ariko uyu munsi ngiye kukwereka ibimenyetso simusiga 10 bigaragaza umukobwa wakwimariyemo kandi wese. Rimwe na rimwe ukaba ushidikanya ku rukundo agukunda kandi ari ibimenyetso abakwereka bikwereka ko agukunda bya nyabyo. Uyu munsi naguteguriye ibyo bimenyetso, ariko ndashishikariza utarakanda subscribe kuyikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, nanjye ubagezaho ibi biganiro nkane wategurira. Nitwa Aime, YouTube yitwa Aime Heart. Muhawe ikaze kuri uno muyoboro wanyu. Akenshi na kenshi mu mibanire y'abakundana, ndavuga abasore n'abakobwa, hari ibimenyetso bagenda berekana. Uyu munsi nagutegura ibyo bimenyetso 10 byerekana nyine ko umukobwa yakwimariyemo kandi wese. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza uwo mukobwa agira isoni, ndetse akagira isoni cyane cyane iyo muri kumwe. Rimwe na rimwe igihe muri kumwe usanga afite isoni, wenda kukura mu maso bikaba ari bikeya cyane. Rimwe na rimwe ugasanga nyine ibikorwa gukorera muri kumwe, ugasanga wenda nk'igihe mugiye kuganira, mugiye guhura, ari protokora buri kantu kose. Ugasanga ni wa muntu wiyemeza akaba yajya no gutira imyenda, wenda na imyenda afite we ari kubona iya atari myiza, wenda abandi akavuga utereka bariyo nambara kugira ngo basi abone ko mwitaho kandi abone ko nanjye niyitaho. Ugasanga nyine buri kimwe cyose kuri yagihinduye, ndetse no kukuvugisha ugasanga abigirira isoni ndetse no kukureba mu maso. Uwo mukobwa rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka ko agukunda kandi yakwimariyemo, aba yumva ko nyine nta kosa we wamubaraho, akora ibishoka byose kugira ngo utamubaraho ikosa. Ni handi ushobora kujya kumusura ugasanga nteye n'urwenya, ugasanga ni wa muntu ushobora no kuba yajya gukoropa ku mabati. Usanga nyine buri kimwe cyose mu nzu gifite isuku kandi kiri ku murongo. Uwo mukobwa rero ni ikimenyetso simusiga kizakwereka ko yakwimariyemo. Ikimenyetso cya kabiri kigaragaza umukobwa wakwimariyemo kandi wese, ahora yiteguye kugutega amatwi. Rimwe na rimwe igihe muganira usanga amagambo yose uri kumubwira ntago abarangaye, uravuga akakumva, igikorwa cyose umubwiye wenda gukorere agahita cyumva vuba vuba. Rimwe na rimwe muri no kuganira kwa kundi ushobora no kwibeshya cyangwa se ukavuga ijambo we aba yaryumvisha. Ushaka kuvuga uzimeza akumva uburyo kiwe wari urimo uramubwira. Rero nyine usanga gutega amatwi kandi akakumenya neza, akavuga uti uyu muntu niwe wanjye. Rero aho ngaho niho asanga akwitaho bihagije. Rero icyo nacyo ni ikimenyetso nyine ahora yiteguye kugutega amatwi igihe cyose. Ikimenyetso cya gatatu, akugurira impano utabimusabye. Rimwe na rimwe hari igihe usanga nyine sino kuvuga wenda ngo wabimusabye, kuko abenshi bahabwa impano ntibaba bazisabanye, ahubwo usanga nyine abikora n'igihe agutunguye. Ugasanga nyine akugura impano agutunguye, buri kimwe cyose nyine ari kugenda agutungura agira ngo agucarenjinge. Rero uwo mukobwa ni ikimenyetso simusiga kikwereka ko agukunda kandi yakwimariyemo. Abenshi usanga bibeshya bavuga uti umusore ni ugomba kugurira umukobwa impano, ariko n'abakobwa nose umukobwa ahaye umutipe impano, aho ngaho hari ikibazo cyaba kirimo. Rero guheza umukobwa impano cyangwa se umukobwa ukabona warayiguhaye, aho ntago mbibara nk'ikosa, ahubwo ni ikimenyetso simusiga cy'urukundo. Rero ntimukazane ibyo bintu muvuga ngo umusore ni ugomba gutanga impano, n'umukobwa arayitanga. Rero gutanga impano mbese agutunguye, icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kizakwereka ko agukunda kandi yakwimariyemo. Ikimenyetso kindi cya kane, akwitaho kurusha abandi bose. Usanga igihe muvugana cyangwa se ibikorwa agenda gukorera, usanga nta wundi muntu akunze kubikorera. Nk'uko nabivuze nyine, igihe uje kumusura uri umusore, uje gusura nyine nka sheri wawe cyangwa se uje kumusura iwabo, rimwe na rimwe usanga urugi buri kimwe cyose usanga gifite isuku kandi kiri ku murongo. Wenda iyo nzu ishobora kuba yarimo ibintu bijagaraye, usanga nyine buri kimwe cyose kiri ku murongo. Mbese nawe urahagera ugahita wishima, ugasanga amasuku ni yose. Niba ubwo rugo batakundaga gukubura, ugasanga nyine buri hamwe hose hari isuku. Rimwe na rimwe nyine aho ngaho, kubera ko uba uri ingirakamaro mu buzima bwe, nyine agufata nk'umuntu w'ingirakamaro, niyo mpamvu gukora ibyo bintu nyine kugira ngo nawe ubashe kumwemera, cyangwa se kugira ngo ubashe kunyurwa n'imico yiwe, cyangwa se uko wabonye uburyo ki akoramo ibintu byiwe.
Ikimenyetso simusiga kindi kikwereka ko umukobwa agukunda kandi yakwimariyemo ariyo cya gatanu, aba yifuza kumarana nawe umwanya munini. Kumarana umwanya munini simvuze kwa kundi usanga abasore bavuga uti ngo ikimenyetso simusiga kikwereka ko umukobwa agukunda ngo nuko muryamana wenda akaba ariwo mwamarana igihe kinini. Ahubwo igihe muganira muvuga utugambo mbese tugiye duteye, mbese amagambo agiye atandukanye ariko muganira mu kubyerekeranye n'urukundo, mugenda muganira kumuha uwo mwanya, nibyo mvuga nyine kumarana umwanya munini. Rero igihe cyose aguhereza umwanya ugasanga nyine yiyemeje afata umwanya waravuga utereka nze nisangira umukunzi wanjye, nyine ugasanga ari kuguhereza umwanya. Uwo mukobwa ajya umenya ko agukunda kandi yakwimariyemo, kuko umuntu uhari igihe cye kandi igihe cye kibagwa mu mafaranga, uwo muntu ujya umenya ko agukunda bya nyabyo. Ikimenyetso cya gatandatu kikwereka umukobwa yakwimariyemo kandi cyane, aba yishimye cyane iyo muri kumwe. Usanga buri kamwe cyose nkaho ngaho nyine uje nko ku musuri wabo yateguye, buri kimwe cyose yagiteguye, usanga yishimye, ugasanga yabuze aho yikwiza, nyine ugasanga ari kwisetsa buri kimwe. Mbese uwo mukobwa ajya umenya ko agukunda. Rimwe na rimwe wenda nk'utagukunda, rimwe na rimwe muganira nyine ukabona ni umuntu uri seriye, mbese ugasanga ni wa muntu udasa nk'aho akwitayeho, mbese ugasanga nyine no kuba waje kumusora ari kugira ngo agire icyo agukuraho. Rero uyu nguyu we aba yishimiye kuba kubonye muri kumwe, cyangwa se igihe muri kumwe ukabona arishimye, wenda nk'aho ikindi waje kumusura ukabona byamurenze. N'igihe uvuye wabo ugasanga nyine arimo aragushima ngo wakoze, ariko wa undi nyine utagukunda nyine ashobora kuguherekeza akubwira ngo bye, tuzabona n'ikindi gihe, ariko uyu nguyu gusezeraho buri kimwe cyose nyine ugasanga ari kugenda gushimira. Rero uwo mukobwa igihe umubonye wa musore wenda kugira inama yo kuba wamushaka, cyangwa se yo kuba mwakundana niba utanamukundaga, kugira ngo utazamubabariza umutima. Hari igihe agukunda nyine akakwimariramo, ariko wowe utamukunda wenda wanabimubwira akaraho kugira ngo ubashe kubabaza umukobwa w'abandi kandi we yagukundaga. Ikimenyetso cya karindwi kikwereka umukobwa ugukunda kandi yakwimariyemo cyane, yita cyane ku byifuzo byawe. Rero igihe cyose umukobwa wenda ufite nk'akazi cyangwa se urifuza ko muganira, wenda umukobwa ashobora kuba ari mu kazi akavuga uti ewana ndihangana nsaba gahushya, ariko nze nganire nawe mbwira icyo ushaka. Nyine ugasanga buri kimwe cyose ari kuguhereza igihe cyawe kandi cyihariye, uri kuvuga akakumva. Uwo mukobwa wa musore we ntukamubabaza, ahubwo ujye uharanira kuba wamugira umugore bitewe n'amahitamo yawe, cyangwa se bitewe n'uburyo ki amarangamutima yawe kuri we aba ameze. Icyifuzo ushaka nyine ukabona kikugereyeho, ni wa muntu ushobora kubwira uti nguriza amafaranga akaba yakuguriza. Ni wa muntu mbese buri kimwe cyose we serivisi runaka umukeneyeho aba yayigukorera, niyo yaba wenda atari mu bushobozi bwe ariko arihangana akagerageza uko ashoboye. Ikimenyetso simusiga kindi kikwereka umukobwa ugukunda kandi ugukunda bya nyabyo kandi yakwimariyemo, ni impinduka mu myambarire ye igihe muri buhure. Usanga igihe muri buhure usanga ewana imyambaro aba yambaye, kuko nabivuze haruguru nyine usanga ari wa muntu ushobora kujya gutira imyenda yo hirya igihe murahura, ugasanga nyine yagiye gukubitaramo urukweto rwiza, ipantaro nziza, ishati nziza, mbese ugasanga nyine na wa muntu wagiye aragutegura kugira ngo ubashe nyine kunyurwa n'uburyo yitwaye imbere yawe igihe mwamuri kumwe. Rero uwo mukobwa abagukunda, kuko wandi utagukunda aza yambara uko ashaka, avuga uti imyenda ni imyenda, ariko uyu nguyu nyine arabanza akavuga uti reka manze ntegura igihe ngiye guhura n'umuntu udasanzwe. Nk'uko waba ugiye guhura na perezida ukagenda wambaye imyenda myiza, nawe rero aba yiteguye ameze nk'ugiye guhura na perezida. Uwo mukobwa rero aragukunda, ntukamureke kandi ndakugira inama. Ikimenyetso cya kenda kikwereka umukobwa ugukunda kandi wakwimariyemo bya nyabyo, arakurwanirira. Rimwe na rimwe ushobora kuba uri no mu makosa, arihangana akakugwanirira. Ushobora kuri mu makosa wenda akiyemeza akaza akavuga uti akugera mu mutera amabuye nge mu yantere, akavuga uti wenda nk'umusore ashobora kuba afite nk'amakosa runaka, ugasanga nyine wari kuza kukuvugira
ari kukurwanirira. Uwo mukobwa wa musore we ushobora kuba wenda utamukunda, ariko igihe ubonye yari kukurwanira rimwe na rimwe, wa musore we ntukajye ahandi uwo mukobwa umuretse, kuko aragukunda bya nyabyo. Ntabwo ari uko kugwihoma wenda ngo yabuze abandi, ahubwo we abagukunda. Ikimenyetso cya cumi naryo cya nyuma kikwereka umukobwa ugukunda kandi wakwimariyemo cyane, akwereka inshuti ze ndetse n'umuryango wiwe. Rimwe na rimwe umuntu ukwereka inshuti ziwe nyine abavuga uti nazo wenda uzanazibaze, nshobora kuba wenda ari nk'ikosa nagukora, ariko ujye uzibaza. Rero ugasanga nyine kugenda guperezanta ku nshuti ziwe kugira ngo wenda atazagera n'utushaka avuga uti reka nguterete. Rero ugasanga nyine buri kimwe cyose ari kugenda kigenzura avuga uti reka mwereke inshuti zanjye kugira ngo zitazajya wenda zinamenya zivuga uti nta mukunzi mfite, ariko igihe nyine akoreza inshuti ze nyine biba bigaragara ko nta wundi afite undi ntiyakwereka izo nshuti ze kuko zishobora kumunyomoza. Rero igihe cyose ubona kwereka inshuti ziwe, ndakugira inama yo kuba wanamwemera. Ushobora kuba utamukundaga ariko ukamukunda kugira ngo ureke kuzarira mu rukundo. Izo nizo nama nakugira rero. We kunda ugukunda, wa musore we. Uyu munsi rero nidona nabateguriye mbereka ibimenyetso bikwereka ko umukobwa agukunda cyane kandi yakwimariyemo. Nibyo naguteguriye uyu munsi, ariko ndagushishikariza utakanze subscribe kuri YouTube channel yitwa Aime Heart, kuyikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Nanjye wabibagejejeho nitwa Aime. Mwakoze cyane, Imana ibane namwe.